Tax Academy ni training center ihugura abantu ku byerekeranye n'imisoro, ariko ikaba ifite n'izindi porogaramu nyinshi zitandukanye zerekeranye n'imisoro. Nshinzwe kumenya kuva umunyeshuri atangira kwiyandikisha, kuva yiga, nkamenya mwarimu yinjiye mu ishuri ku gihe, abanyeshuri batendinga ku buryo bwa nyabwo, ese serivisi zindi bakeneye zitari izo ngizo barazihabwa. Ni muri urwo rwego rero njye mbarwa umuhuzabikorwa muri training zitangwa muri iki kigo. Iki kigo cyacu kiri kwigisha abantu, gishaka uburyo kizamura ubumenyi abantu bafite mu bijyanye n'imisoro. Urabizi mu misoro tuba dufite ibyinjiye n'ibyasohotse. Ibyo byinjiye n'ibyasohotse rero mu buryo bikorwamo kubasha gukusanya ayo makuru y'ibaruramari. Rero iyo umaze kubarura iyo mari cyangwa amaze kuyakusanya, nibwo utangiye kwibaza ngo ni bya binasohoye, muri bya bine ninjije ndaza gusora iki. Ibi bintu dukwiye kubyiga muri rusange kugira ngo wa musoro abantu bagukorera. Byibuze arimo usanga abantu batumva ibi bintu, ugasanga yabigukoreye mu buryo budakwiye, rimwe na rimwe ugasanga uri guhura n'ibihano, cyangwa nawe uri kubikora nyine ugasanga urimo urabazwa inshingano zawe kutazubahirije bitewe n'ubumenyi buke wari ufiteho. Ubwo niyo mpamvu iki kigo cyaje kugira ngo gifashe abo bantu mu kubasha kuzamura ubwo bumenyi bafite mu misoro, yaba ubikora nk'umwuga wawe nk'akazi kawe ka buri munsi, cyangwa yaba uri nka nyiri business kugira ngo umenye bimwe ukorerwa, ese ubikorerwa ku rwego rukwiye cyangwa mu buryo buteganijwe n'amategeko. Impamvu nahisemo kuza kwiga hano, mu buzima busanzwe nahoraga mfite inyota yo kwihugura mu misoro, kuko murabona igihugu cyacu ubukungu bwacu bushingiye ku misoro. Ibyo natekerezaga nza kwiga hano narabihasanze. Nifuzaga kumenya kubara imisoro no kumenya amategeko y'imisoro. Hano rero muri ino shuri barabyigisha. Imisoro ishobora kuba yasenya ubucuruzi bwawe cyangwa se ikabufasha gutera imbere. Misiyo yatuzanye ku isoko ni ukugira ngo dutange amahugurwa, dutange ubumenyi buri ku rwego rwo hejuru mu baturarwanda, kugira ngo abantu bakora bizinesi bazikore bazi ngo imisoro biteye gute, bazikore mu buryo bwa kinyamwuga, kugira ngo abantu bashaka gukora umusoro nk'akazi babyige, babimenye, babikore nk'akazi. Umusoro utanga akazi kandi keza gahemba neza, kuko tax advisor ni umwuga umeze neza. So turashaka kugira tax advisors bafite skills ziri hejuru, turashaka kugira tax practitioners bafite ubumenyi ku buryo n'umuntu agiye gukorera declaration, imenyekanisha ry'umusoro, ugiye kungana mu misoro, ugiye kumugira inama, umugira inama ushingiye ku bumenyi ufite, apana gushingira kuvuga ngo ni ibintu nzi gutyo gusa biri aho ngaho.